Inshuti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV, nongeye kubasuhuza nje mu kiganiro. Ni ikiganiro numvise kitaza kuba kirekire kubera yuko nta bidasanzwe ngiye kuvuga, ariko nanone kubera ko turi mu bihe bidasanzwe, reka tubyite ko ni ikiganiro kitaza gusa n'ibindi biganiro. Turi mu bihe bidasanzwe byo gusoza umwaka no gutangira undi mwaka. Mbere yuko ninjira mu kiganiro, reka twinjire mu mwanya wo gusenga. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kuko ukomeje kubana natwe ukatwigaragariza. Tuje mu murimo wawe nk'uko tumaze iminsi tuwuzamo, niwe wadutoranije, ubona ko turi abo kwizera ngo dushyiramo, turi abaswa, turi namenyekana, turi abanyaminwa yanduye, tugusabye kwezwa n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo avira Golgotha ku musaraba kugira ngo tubashe gukora twejejwe. Reka rero duceceke, ngwino uganirize ubwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusuhuze inshuti za Dabook TV aho ziri hose ku isi. Ndabasuhuje, Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nkunda kubabwira ngo mukomere, turi ku rugamba kandi n'urugamba tuzatsinda, n'urugamba tuzatsinda kuko turi kumwe n'umwami wanesheje byose. Turi mu bihe bisoza umwaka, ni ibihe bibamo iminsi mikuru myinshi, ni ibihe abantu baba barangaye cyane, ariko ni ibihe tuba tugomba kwitonda cyane kuko Satani nawe ari gukora cyane. Ntabwo ibyo byinjiramo bitaza kuba birebire, ariko reka mfate umwanya wo gushimira abantu bose twabanye nabo muri ibi bihe byose twakoranye umurimo w'Imana. Guhera muri 2020 kugeza muri 2025, Imana yabanye natwe, yagendanye natwe, yaradufashije, yaratwigishije, yaratwihishuriye, yaduhishuriye ubwiru bw'umwijima, tumenya aho dukandagira. Hari ibintu byinshi twigiye kuri Dabook TV, kandi rya jambo ryitwa ngo umwigisha n'umwigishwa bagabane ryansohoreyeho. Nizi ibintu byinshi cyane, nizi ibintu byinshi ku buryo rimwe na rimwe iyo ninjiye mu kiganiro n'umuntu nditonda cyane, cyangwa se ngahitamo no kwicecekera. Iyo ari umuntu nzi ko udafite ihishurirwa nk'iryo mfite, mpitamo guceceka kuko nshobora kuvuga akanyita umusasi. Nigeze kuvuga ibintu ku kazi bose bandebera icyarimwe, ariko mbona yuko ntibashobora gushyikira ihishurirwa ndiho, ndaceceka sinakomeza. Twize ibintu byinshi rero cyane, twiganye ibintu byinshi cyane. Icyo nemera ndashidikanya kandi nzanahagaraho ni uko guhera mu 2020 abantu benshi inzira zabyaye amahari, nk'uko nkunda kubivuga. Bamwe batangira urugendo rwo guteranirizwa muri Satani, abandi batangira urugendo rwo guteranirizwa muri Kristo Yesu. Abatangira urugendo rwo guteranizwa muri Kristo Yesu, uko inzira igenda yigira imbere niko igenda ibabaza ibirenge. Biratugoye, biraruhije, bari kuduseka, bari kutumwaza, bari ko turabona ko turi abantu basaze, bari kubona ko turi abantu batameze nk'abandi. Kandi iyo uri umuntu utameze nk'abandi uba isole. Twabaye isolated, twashyizwe mu kato bitewe n'amahishurirwa dufite na discernement yo hejuru dufite isumbye iyindi. Hari ibintu tureba tukabona ko ari iby'umwijima, abandi bakabona ko ari iby'umucyo cyangwa ari ibintu bisanzwe. Rero byadutumye badushyira mu kato, ariko turashima Imana ko twahisemo neza, twahisemo Yesu Kristo, twahisemo kuba mu mukumbi muto uwo Data wo mu ijuru yishimira ku bwami. Tugurisha bya bindi byose byagombaga kudushyira mu bandi, tukanezeranwa n'abandi, tubibona nk'amase, tubibona nk'ibibambwe kubwo kuronka Kristo. Ndashima Imana ayo mahitamo twakoze, kandi ndashima Imana ko dukomeje kugenda inzira nubwo yatubabaza ibirenge. Ndashima Imana muri uyu mwaka 2025 ko yabanye nanjye, cyane cyane muri uno murimo. Yakoranye nanjye cyangwa se natwe twese ibintu bidasanzwe. Imibatizo 3 hano muri Canada, imibatizo 2 yo mu Rwanda. Imana yari igaragaje abayikozemo, abitanze nk'abadiyakoni muri iyo mibatizo, n'abandi bose bitanze mu buryo bw'amafaranga n'ibindi.
Imana yo mu ijuru ibahe umugisha utagabanije. Ndashima Imana kubo twafatanije umurimo kuri Soma Ibihe, kuri gurupe ya WhatsApp yitwa Soma Ibihe. Haba hari urugamba rudasanzwe, intambara idasanzwe. Hari abatayibona iyo ntambara hari abatayibona iyo iba kuri Soma Ibihe. Hari ababona abagira ngo tuba turi kubeshya, ariko haba ari urugamba rudasanzwe. Igihe cyose urwo rugamba rwatangiye tuba turi kuri stress ikomeye, cyane cyane abamanaginga iyo groupe ya WhatsApp. Imana rero ishimwe cyane kuko ikomeje twigaragaje, kandi ihumugisha abantu bose twakoranye umurimo kuri iyo groupe ya WhatsApp. Imana ihumugisha abantu twakoranye umurimo kuri iyi groupe kuri iyi channel ya Dabook TV. Imana itange umugisha, cyane cyane umugisha wo kuzabona Yesu agarutse. Umwanditsi Petero ni wanditse aravuga kandi umutahiza naboneka tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ndashima Imana rero ku bwabo ngabo. Ndashima Imana ku bantu bagiye baca mu gikari bakanganiza, abasabiye umugisha, abaciye kuri groupe ya WhatsApp, abaciye kuri channel bagasabira umugisha, bagakora amakomantere asabira umugisha, ayo kunyunganira, ayo kumfasha kubwiriza ubutumwa, kuduha imirongo muri Bibiliya ijyanye n'ibyo twigishije. Ibintu byose byagiye bikorwa muri ubwo buryo, abagiye bigiramo uruhare, Imana yo mu ijuru ibamere umugisha. Ndashima Imana kuba babanye nanjye mu buryo buri financier, abakoze uno murimo, abadufashije gukora uno murimo mu buryo buri financier, guhera ku idolari rimwe kugera ku madolari ntari buze kuvuga umubare. Imana yagiye ikoresha abantu mu buryo butandukanye mu bihugu bitandukanye, ndetse no mu Rwanda. Ugasanga n'umukecuru aravuga ati ese wa mubatizo wanyu uzaba ryari, kugira ngo nanjye ngira ko nitangamo, kuko iyo twakoze umubatizo dushyira abantu no ku ifunguro ryera, tukanabagaburira. Rimwe na rimwe hari ibintu byinshi bigenda mu mubatizo, cyangwa se n'ibindi bitari umubatizo, n'ibitabo turi kwandika bigenda bite. Umuntu akavuga ati dore icyo nari mbonye. Ndashima Imana kubitanze guhera ku idolari rimwe kugeza ku madolari ntari buze kuvuga, guhera mu Rwanda kugeza n'ahandi hose. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro ku bwabo bose, kandi urugero rucugushije, urugero ruringanije, urugero rwuzuye ruhabwe mukiri mu isi. Imana izaba kuba inshuro nyinshi cyane ntari buze kuvuga umubare. Imana izabahe ubugingo buhoraho. Umuririmbyi yaravuze ngo urugero rucugushije, urugero ruringanije nirwo buzahabwa uwahawe italanto wese, maze akarigenzura neza mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Niko umuririmbyi wo muri Beba Hoziyana yaririmbye. Ndashima Imana kuri abo bantu babanye nanjye muri uwo murimo, kandi bakomeje kubana nanjye. Ndashima Imana rero nanone ku bantu turi gufatanya umurimo wa workshop. Sinzi ukuntu nakwita workshop mu Kinyarwanda, twari twatangiye tubyita ko ari ishuri. Ni ishuri n'ubundi, ariko uburyo turi kuriyobora, kandi n'Imana yaduhaye iryo hishurirwa ryo kuriyobora gutyo. Nta mwarimu uri imbere, uretse ko dufite abakonferansiye bazaza. Hari n'umukonferansiye dufite uzaza ku itariki 30. Hari abakonferansiye baza, ariko ahandi mu buryo busanzwe dukora abitwa ko ari abarimu bakora nk'abafacilitator. Ndashima Imana iby'Imana iri gukorana natwe, kuko twese uko turi muri iryo shuri twungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye. Nk'ubu turi kwiga isomo ryitwa Saine Doctrine, cyangwa se inyigisho nzima. Tugeze ku ihame rya 15, rya 14 n'irya 15. 14 no gusonzanyiriza hamwe impiya zo gufasha abera. Byanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 1 n'uwa 2. Pawulo abyandikira Abakorinto avuga ati uko nategetse abigaratiya, namwe niko muzajya mukora. Ku wa mbere w'iminsi 7 muzajye musonzanyiriza hamwe impiya, buri wese uko ashoboye abike icyo ashoboye, kugira ngo niza bitazatugora. Reka mabasomere
sinzi impamvu numvise nkwiriye kuhabasomera, ahari no kugira ngo mu bihe bitaha mwumve yuko icyo ufite cyose Bibiliya ikubwira kugitanga uko ushoboye, nta gutanga ibyo udashoboye, nta gutanga ibyo udafite. Bibiliya ikubwira gutanga icyo ufite uko ushoboye kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Mu Bakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ibyo gusozaniriza hamwe abera impiya, ibyo gusozaniriza abera impiya, ibyerekeye ibyo gusozanyiriza abera impiya nk'uko nategetse amatorero y'i Galatiya, aba ari nako namwe mukora, kuko nko kuwa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abike iwe ibimushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zisonzoranywa, abike iwe ibimushobokeye nk'uko atunze. Ndashima Imana ko yakoresheje bene data mu buryo butandukanye, buri wese agatanga ibimushobokeye nk'uko atunze, kandi umurimo w'Imana ukaba uri kugenda neza. Hari ibintu byinshi byagiye bikemuka hakoreshejwe ubutunzi mwagiye mwitanga, guhera ku idolari rimwe kugera ku madolari ntari buze kuvuga umubare, guhera mu Rwanda kugeza i Burayi, Aziya, Amerika, hano muri Canada, aho ntari buvuge ni muri Australia, kuko abantu bo muri Australia hari menya ari bakeya bankurikira, ariko ndabashimira Imana ko bansabira n'umugisha. Imana ishimwe rero kuri bose ko bagiye bitanga. Ndi kuvuga rero kuri abo bene data turi gufatanya umurimo, ukuntu turi kugenda duteranyiriza hamwe ibitekerezo, tugatanga imirongo mu Bibiliya, tugatanga experience twahuye nazo, tukareba, tugatanga ama observation, byose biri kwandikwa bizasohoka mu gitabo cyitwa Saine Doctrine tuzasangiza n'abandi. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ku bwa byose, kandi ndabashimira namwe Imana y'amahoro ibamere umugisha uko mwabanye nanjye muri no murimo guhera muri 2000 kugeza muri 2025, ariko cyane muri mwaka wa 2025, kuko hakozwemo ibintu bidasanzwe. Nongere mbabwire ngo ni ibintu bidasanzwe cyane ikintu cyitwa umubatizo. Twakoze umubatizo uri biblique 100% nk'uko biri uvuga, dutinyuka ibyo abandi bari baratinye. Ndebukara abantu twigeze gushwana, twari turimwe muri groupe imwe, groupe irasandara, nyisangije amashimwe yuko nabatije. Yari groupe y'abantu nka 3, ntabwo bari benshi, 4-5 ntabwo bari benshi, ariko harimo abapasteri. Baravuga ati we wagiye kubatiza nkandi uri pasiteri, wahawe ubupasiteri hehe, wowe ko nkuzi uri mwarimu w'umudugudu. Mwarimu w'umudugudu muri 2009 2008, mwarimu w'umudugudu. Uriya pasiteri Izayi wabaye representant legal, yari akiri perezida wa korali, dirija wa korali. Ariko Imana yaradukujije, iduha n'inshingano dukora ku manywa na nijoro. Iyo nkubwira ngo umuntu ashobora kumpamagara bitewe n'ikibazo afite, simenye uko aho nkuye iminota 25-30 isaha yose ndi kumusobanurira. Imana rero yaraduhamagaye dushyira muri no murimo, kandi Imana ishimwe yadutinyiye ibikomeye. Uyu mwaka rero ndawushimira Imana kuko yatumye dukora ibintu bidasanzwe, kandi izakomeza kutwigaragariza. Ntabwo nabura rero gusaba n'imbabazi ku bantu twagiye tutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, cyangwa bakabifata uko kutari kwiza, kuko uko Imana yampamagaye ni uku nguku, kandi mvuga ukuri kutagira filtre, kutagira akayungiro, kandi ntabwo gusansira no kugenda nkuramo ibi ngibi birakomeye reka bivanemo. Imana yambujije gukora editing. Iyo bivuze gutyo abantu bavuga Imana yabikubujije, yarabimbujije, kandi nabonye impamvu yabimbujije. Kuko iyo nza gukora editing, ntabwo hari ibintu n'ibi biganiro byinshi ntwari kuzajya mubibona, kuko hari igihe wumva ibyo wavuze ukumva biteye ubwoba, ukumva byose wabivanamo ukajugunya hariya. Imana yo yarambujije.
bituma nza kwa kundi n'intege nke zanjye n'ubuswa no guteshaguzwa no kwibeshya, no kuvuga ibintu wenda ugasanga wibeshye nyuma. Urugero nka rwa rundi nahoze ntanga ruvuga ngo Yuda ngo yari umubitsi mwiza, ngo ntiyajyaga yiba, ngo Bibiliya ntayerekana ko yibye, ariko muri Yohana ibice 11:6 bivuga ko yajyaga akora mu isanduku akiba. Ibintu ukabyumva gutya ko bati Bosco yibeshye, cyangwa se dore, ariko ndi umuntu nyine, ndi umuntu. Ntekereza ko buriya na ba Pawulo na ba Petero na ba Yohana n'abandi bose baribeshyaga, ahubwo ibyo tubona byanditswe ni ibyanditswe, ni ibyarobanuwe nyine. Iyo ugiye kwandika ibintu ukoresha langage soutenue, ntabwo wandika ibyavuzwe byose, kubera ko hari abantu nyine atari Imana baribeshyaga. Ngewe rero ahantu ibiganiro nkora nta filtre, nta editing, hari ibyo nshobora kubona yenda amarangamutima yanjye ntuyishimiye, kuvuga byose ntubyishimiye, ibintu byanteranyije n'abantu no kudenonsa. Bamwe bari basanzwe badenonsa, bakadenonsa abantu wenda batakiriho, wenda bakure mutazi, akazana nk'ifoto y'umuntu runaka w'umubwirizabutumwa cyangwa w'umubishopu cyangwa w'umwapotere uri nko muri Ghana, akaza akamudenonsa. Ariko njyewe nadenosheje n'abantu musanzwe muzi mwizereragamo. Ibyo rero byankururiye abantu batanyishimiye cyane. Mumbabarire nimba hari ikintu nagiye nitwaramo kitari neza, kitari cyiza, mumbabarire n'Imana imbabarire. Umwaka wa 2025 turangizanywe n'imbabazi no gushima Imana, imbabarire rwose. Gusa ntabwo bisobanura ko umurimo Imana yampamagariye nk'uko umeze nzawuhindura, kuko nta wundi wo kuwukora. Ni jyewe wabaye igiharamagara, ni jyewe uvuga bya bindi byose mwumva mvuga, nta wundi wo kuwukora. N'Imana yabinyemeje ko nta wundi wo kuwukora. Gusa ninjiye muri faze ya kabiri y'umurimo, faze ikomeye yo kwaccessinga no ku bantu batagera kuri WhatsApp, ku bantu batagera kuri Facebook, batagera kuri YouTube na za TikTok, abantu batagira smartphone, batagera kuri social media, kandi ni benshi, kandi bagomba kugerwaho kugira ngo tubabwirize ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Niyo mpamvu Imana yampaye deadline kugera muri mu kwa gatatu 2026, hari ibyo ngomba kuba nkoze kugira ngo turanse irindi bwirizabutumwa ridasanzwe ryo kwegera abantu badafite ubwo buryo. Ariko nongera mbabwira mwebwe abari batunzwe na social media ngo mutangire kwitoza kuyivaho, nk'uko nababwiye mujye kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi, aho muba ariho mujya kuvugira gukiranuka kw'Imana yacu, nk'uko byanditse mu Bacamanza ibice 5:11 handitse ngo kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi, aho tujya tuvugira ibyo gukiranuka kw'Imana yacu. Kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi. Ibi social media muziveho, mujye muza muje ku rugamba, muzi ko muje ku rugamba mutaje kuhagira cyangwa kuhahembukira. Icyo kintu mucyumve kandi mucyumve neza, mu gusoza rero najyaga kuvuga ibintu byinshi cyane. Hari ibintu nagiye nitegereza nkabona biratangaje muri no minsi ndi mu rugo, ndi mu biruhuko bitoya. Nagiye nitegereza ibiterane by'aba baririmbyi ngo bakomeye mukunda kureba, bibera za Kigali, bibera mu mijyi ikomeye n'ahandi hose mu bindi bihugu. Shyira akabazo gakomeye ku cyo bita ibwirizabutumwa ry'abakire. Ariko nkabona yuko abantu benshi ntabwo bari kubibona ko ibi bintu ari umugambi wa Satani wo guteraniza hamwe nk'inzoga y'itende, bakibyinira, bakihimbariza, bagahindura iby'Imana spectacle by'amabara nk'uko nababwiye aturuka mu bwami bw'umwijima, y'amabendera ya Satani bakayamanika,
abantu amaso yabo n'ubwonko bwabo bukamira bunguri, ibwina bw'ubwonko bakagaravamo ibyo bimenyetso bya Satani, abantu ntibabimenye. Ni ibintu biteye ubwoba, biteye ubwoba. Niyo mpamvu mbabwira ngo abantu mutangire kwitoza kuva kuri social media, mutangire no kwitoza no kugenda mushyira abandi ubutumwa bwiza batigeze babona amahirwe yo kuva ibyo mwumvise. Najyaga kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko reka no kubyinjiramo. Gusa ndi kwibaza, namwe mujye mwibaza, mujye mureba ibintu mwibaze. Muravuga koko nk'ubu ngubu rya jambo rivuga ngo uwera nagumye yere, uwanduye nagumye yandure, niriramuka rivuzwe rizagusanga uhagaze hehe wowe? Kuko ndenda kuvuga ikintu kidasanzwe, ariko reka se mbivuge gute? Ariya makonseri, hari mwene data twaze tuganira, arambwira ati umuntu yandiye amafaranga yo kujya muri konseri imwe y'umuntu ukomeye hano i Kigali. Ninjiramo ndagenda nicara, ndareba ibintu biri kuhabera, mvuyemo arambaza ati wabonye bimeze gute? Ati ndamubwira ati nta Mana ihari hariya hantu, ntayo rwose. Amabwiriza ukuri kwambaye ubusa, ati nta Mana ihari. Iyo murebye biriya bintu mukabyitegereza, mukabona ukuntu iby'Imana byahindutse spectacle. Buriya Yesu agarutse abantu bari muri ziriya konseri byagenda gute? Yesu agarutse wowe uri kuzireba, biriya bintu biri kurabya birabya bigira gute? Abantu bafite byinshi cyane bari gukora by'amahipnotization aturuka kuri Satani. Sinbyinjiramo cyane, ntabwo byinjiramo. Ndashaka ko uyu mwaka wa 2025 ibyo byose bizasigara inyuma yanjye, sinongere kubitekerezaho, kuko ibyo nagomba kuvuga narabivuze, abo nagomba kubwira narababwiye, ibyo nagomba guhishura narabihishuye. Wenda Imana izagumya intezi intambwe ivuga ibindi, ariko ibi bintu by'amabara y'abatinganyi, by'umukino w'imuri, by'ibindi byose abantu bagenda bakora, by'ubwiru bw'umwijima, by'ibimenyetso, ibintu byinshi, ni byinshi twagiye tuvuga. Ntabwo niwumva, ntabwo mbitekereza, nibaze Yesu agarutse agasanga abantu bari muri konseri zimeze kuriya, ngo bizera bazi ko bari guhimbaza Imana, byagenda bite? Niyo mpamvu Imana iri kumpagurutsa ngo noneho njye muri faze ya kabiri y'ubutumwa bwiza, yo kubwira ba bantu bacana agatadowa, batagira amashanyarazi, bacana agatadowa, batagira smartphone, yo kubabwira ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Imana ibimfashemo, kandi abansengera mugumye mu nsengere. Reka mbifurize umwaka mushya muhire wa 2026. Imana izabe ibanezeza mu nzira mucamo, izabaremera amashimwe mu kanwa kanyu, kandi abantu muri gusoza umwaka muri bazima, nta kibazo mufite mu mubiri. Mwibuka abarwayi barwaye bari kwa muganga, mwibuka abarwariye mu rugo, mwibuka abarwariye hirya no hino, mwibuka abari mu ntambara, mwibuka abari mu makuba. Abo bose mubasengere kugira ngo Imana nayo baremere ishimwe mu kanwa kawe. Imana y'amahoro ibambire umugisha, mwongere babwire ngo mukomere, turi ku rugamba kandi umurimo turawukomeje. Buri wese wahahagaze akore, aterure,
aho akwiriye guterura, aterure aho akwiriye, aho abashije, kugira ngo twerereze uno murimo. Imana yo mu ijuru izaduhembera ko tutayisuzuguye. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, nongera kubabwira ngo mukomere, turi ku rugamba.